birashoboka ndabyemera cyane ariko se ako kanya mu kwezi kumwe mu cyumweru kimwe umwe araje wa gutese ahubwo afite akarimi karyoshye twaravuganye nge uriya mama twaravuganye nareke ahubwo hari ikintu namufasha nahindure content ni ibintu biri too much cyane ni drama ntunavuge ngo ni ibintu biri none ibiri kuba kuri ubu ni drama mukurikira gasobanuye neza Djihad mbifata nka filime kuko nubundi ndi kuyireba uzi ikintu n'umwanya wanje nkareba nkaseka nkafata nabigezeho kandi twarihureje we narambye ati wambonye ibintu ndi gukora wowe kumbe niho uri kubikora nari nzi ko ari n'Imana iri kubikora Jesse niba ni gute ushobora kubwira umuntu noneho uraza imbere ngo namuhinduye gute se wowe wahindura umuntu ntago bibaho ikindi ari kwangisha abantu rubanda kuvuga ngo noneho abameze gutyo bazabaho gute bazabaho nk'ibivume kandi twemerane neza yuko nta vangura iryo ari ryose ryemewe mu gihugu cyacu Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Impanuro TV turabasuhuje kandi tubifurize mwaka mwiza 2027 tugiye kwinjiramo. Gahunda zacu zo zigiye gukomereza ahangaha uyu munsi. Ni umushyitsi dufite abenshi muramuzi si ubwa mbere mubonye ku Impanuro TV, akenshi mwakunze kumubona tujyana mu bikorwa byo gufasha abantu bababaye. Ni umuntu wita ku bantu babaye cyane. Icyo cyo reka manze mu presente ku bantu wenda batamuzi cyangwa se yenda bari bamuzi mu bundi buryo, n'icyo kintu nacyo mukimenye mu cyongereho. Yitwa Djihad. Mande mazina ntayo nzi muzayamwibarize, abahene imiroze muzayamwibarize, nibyo ngibyo byonyine. By'umwihariko rero hari byinshi cyane bigenda bivugwa muri ubu buryo tugize ngo nawe tugire ikintu tuganira nawe. Hari ikintu mugiye kumenya mutari muzi. Numugabo avugisha ukuri cyo nicyo muziho, ntabwo ajya aripfana cyabona kitagenda arakivuga. Numugabo muri makeya ufite byinshi cyane yagiye amenyekanaho, ariko n'uyu munsi turi kumwe kandi agiye kutubaganiriza byinshi cyane byo bitandukanye. Djihad, reka mbaze nkubwire ngo umwaka mushya ninjye munyamakuru wa mbere mu gihugu kubwiye ngo umwaka mushya 2021 ndabizi. Ya twese hamwe. Murakomeye. Yego. Djihad, kuki abantu bazi Djihad gusa undi Djihad? Kubera iki se gi? Amakuru y'iminsi rero. Amakuru ni meza pasi. Duheruka naryo bara mu kwa Kangahera. Ni kera ariko muri lockdown. Muri lockdown ngo duheruka tujya kuremera abantu. Ihuye. Ariko no mu nyuma twaje guhuraho. Twarahuye. Twaraganiriye abakunzi bacu urumva ko hari byinshi cyane. Uyu munsi bakeneye kumenya Djihad. Djihad ubundi muri make uyu mwaka usoje gute? Usoje mu buhe buryo? Uyu mwaka Djihad mbese muri makeya wavugaho iki mu magambo makemere ko dukomeza ibindi? Musoje neza ndashima Imana alhamdulillah. Yarakoze kuturinda, yarakoze kundinda by'umwihariko nkanjye Djihad. Hari benshi bakuwe mu mubiri, hari benshi bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko jewe ndashima Imana ko yandinze. Imana ishimwe cyane, yarinze n'abakunzi b'Impanuro TV n'Abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'isi yose. Nubwo ari benshi amakuru acintege tugenda twumva, ariko dushimana ko turi kubasha kumva. Ariko Djihad, abakunzi bawe yego hari ahantu bajyaga bakubona muri bya biganiro kumva muko uyu munsi barakubuze byagenze gute? Jena Eliane hari ibintu twarimo twihugiyeho, urabizi nawe nko mu mpera z'umwaka umuntu abategura rwana. Yego ikindi no gukora akazi gatandukanye, ariko soon turaje batwitegure ewan uva save the date na keza narategereje ndaheba duheruka tuvuga ngo bategereze zaza. Nuko rero by'umwihariko ni Djihad ngo ugiye kudukurikira by'umwihariko ku nshuro ya mbere, ibikukore subscribe kandi ufite ibikorwa byinshi cyane umufurenga kuri Instagram Djihad 2020
Yego Djihad 2020. 2020 wa mwaka twise umwaka wa kataraboneka ku bantu bose umenye byishane bigiye bimwerekeyeho Djihad rero tubaho Yes. ariko tukabana n'abantu mu buryo butandukanye ibintu bikavuga ibindi bikagenda Yes. Djihad hari ibintu byinshi cyane abantu yenda bakunze kugenda bakugaruka mu buryo runaka byinshi cyane bakunze kugaruka ku bandi runaka uyu munsi muri make umuntu utazi Djihad ndashaka kubabwira ngo Djihad ni muntu ki Djihad ngiye nkunda ibi kugira ngo uyu munsi nibyo turaza kuvuga byose baze kubanza bamenye Djihad furu umukoko Djihad ni muntu ugana ubundi. Okay. Djihad ndi single cyangwa se ndi ingaragu. Abantu benshi bakunda kubibazaho cyane. Mbi Nyamirambo yes nkunda ubuzima akenshi bworoshe kuko sinkunda gukomeza ibintu ikindi nkunda amahoro nkakunda ukuri n'ibintu bigiye mu kuri nanga amafuti mana yanjye nkanga n'umuntu ubangamira undi. Yes ni ikintu kimwe aho ngaho yenda dukunze no kugarukaho cyane bakunze no gutangaza ko se Djihad kuntu twumva abantu bavuga Djihad kucya akunda kwita ku bantu bababaye Djihad uwo mutima ahanini cyane bavanga kugira isoko ibi bintu bifahe babaye no kumva babajwe no kuvuga ngo umuntu aravuka agakura akagira amarahitamo ye akagira n'amarenga yoboraye umutima wanjye uturishwa unezezwa no gufasha cyane gusa nta wigishobora kwinzara iryana ariko nzi ko inzara iryana niyo mpamvu iyo numvise ko umuntu ashonje cyangwa akavuga ngo ndashonje we aba ari kuribwa ariko njye mba numva ndi gufira nkavuga ni ari njye kuko nzi neza yuko inzara iryana gusa nta wigishobora ko inzara iryana utazi ko inzara iryana yakumva ko umuntu ashonje akareberera gusa. Yes kintu aho ngaho yenda muri iyi minsi rero abantu benshi cyane hari ukuntu bagiye bakumenya kenshi bagiye bagufata mu gitango y'abantu baba homosexual. Yes cyane icyo kintu ngire ngo akenshi ubana nacyo kandi uhura nacyo kenshi. Yes kira kintu uhura nacyo ucyakira gute ukirwana nacyo gute mbese muri make biba bimeze niba umushobora barimo barabivuga. Yes ni byiza kuko umuntu ntiwamubuza kuvuga icyo ashaka cyo ni cyambere yego ewana kabisa gusa nanone bakwiriye kumenya Abanyarwanda yuko burya umuntu niwe wimenya ku giti cye iyo agiye hari akavuga ati meze gutya nibwo ushobora kugendera ku murongo yavuze ariko ntuzajye hariya ngo judging umuntu kubera uko wamubonye uko wamwumvise umuntu we ubwe niwe wimenya rero biriyambana nabyo kandi nta kintu bintwara kuko ndiyizi jewe nduwo ndiwe ndicyo ntago ngomba kubicyuriya muntu ashaka komba cyo. Yes mu byukuri ni intambara kenshi uhura nazo birakorera yenda ku nshuro za mbere cyangwa se no mu minsi uko yagiye yigendiza ni ibintu kubyumva muri wowe byafataga gute se kugira ngo yenda ukomeze mu bantu nkuko wagendaga wisanzuye yenda n'ababivuze ntube barakarire ukomeza kubana nabo wakoreshaga ubuvuzi. Nakuze mbwirwa yuko isi atari paradiso nakuze mbwirwa yuko ibibi n'ibyiza bizambaho nakuzwe mbwirwa yuko cyanakuze numva ko ibintu byose ubyakira uko bije ariko ukamenya uko ugomba kubyitwaramo nta kintu na kimwe bishobora kuntwara kuko nzi neza yuko abantu bavuga ibyo bashaka umuntu avukira hatandukanye umuntu tutakuranye umuntu tutavukanye umuntu tudaturanye wibunaka ntazi aho yakuriye ntazi aho yaciye ntabwo azavuga ikintu ngo kindakaze cyane rwose ni na byiza ni inama ikomeye ku bantu bose baba badukurikiye bagomba kugendera kugira ngo burusheho kugenda basobanukirwa ukuri ko umuntu agomba kwitwara mu buzima ntabwo ndi urenze ingohe yenda hari amakuru ari gucicikana cyane muri iyi minsi. Hari abantu sebrani bangahera ni inkuru ziri gusaturatinga cyane nifuje ko tuganiraho yenda ugire Abanyarwanda bumva icyo bitekerezaho nk'umuntu kunze gutanga ibitekerezo muri societe muri public figure cyane abantu bakunze kureba ngira ngo komeze mu flowing Instagram niba afite izindi mbuga zibabwire by'umwihariko yitwa Djihad 2020 uraza kubora n'amafoto ye live ziwe genda atanga ibitekerezo bigiye bitandukanye n'abantu bakunze kugaragara cyane muri iyi minsi kuri YouTube cyane n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye ibiganiro bya bigenda bica bavuga ngo babanje kugaragara bavuga ngo twebwe turabatinganye n'abatipe sinibugire ngaruka ku mazina abantu barabazi ni benshi barenze umwe babiri batatu gutyo bavuga ngo turabatinganye banabigara banabyemera ati burya si kenshi cyane uzabona umuntu abyemera bidaciye kabiri
umwe mu gitondo ati nabiretse, undi mu gitondo ati nabiretse, undi mu gitondo nabiretse. Ibyo ayo makuru harayo wigize ubona cyangwa se n'ubwa mbere wabo uyumvishe ku ruhande? Narayabonye tabireba byose. Nubaha umuntu ukwe cyane kuba barabitangaje ko ari abatinganyi n'uburenganzira bwabo, ariko nanone hari aho bihohoteyeho gatoya. Gute rero? Kuko ntabwo icyuri cyo n'icyuri cyo gute uriya muntu ajya kumenya icyuri cyo biramumarira iki? Ba wowe be yourself. Yes. So rero ibindi ndabibona ni ibintu biri too much cyane cyane. Ni drama, ntunavuge ngo ni ibintu biri noneho ibiri kuba kuri ubu ni drama. Drama era mu Kinyarwanda ni drama, niko ni imikino ntazi. Ho uribaza umuntu aya ni drama kandi uri kuzizana n'umwe, noneho biteye ubwoba, noneho byabaye too much. Nta no gutera ubwoba ko mutere, ahubwo biratangaje, biranababaje, biteye isoni n'agahinda kubona umuntu w'umubyeyi nkuriya wihandagaza akavuga ngo njye mpindura umuntu. Uri Imana ni ikintu kimwe urarema, ariko nyamara baranabahinduye. No, nta muntu uhindura undi. Gute? Waba waramuremye se? Reka nkwereke gato. Niba abantu niko abantu bari babazi, yaragiye atanga ngendo uyu nguyu kandi ntabwo ibintu nabasha kubivamo, sinabyihindura hano umuntu wampindura. Mu gitondo umuntu akaza akavuga ati ngewe uriya muntu ndamuhindura, kako ejo tukabona avuze ko yahindutse, akajya n'imbere mu nzu y'Imana ahantu abantu bose bubaha, akagenda akarereta ibintu nabiretse. Ubwo gutyo yena niho nahera mvuga ko yamuhinduye. Ahubwo icyo tugarukaho yenda sinshaka ko tuza kubitindaho cyane, ndashaka kugaruka bariya abantu koko baba barahindutse cyangwa n'umuntu wabahinduyeho gatoya, cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo yenda ku nyungu runaka babashe kuba uyu munsi bari bahamya ko babiretse. Birashoboka kuko Imana niyo irema, ni nayo ihindura. Burya nta muntu uhindura, tubyumve gutyo. Ntabwo uriya mugore ari Petero na Yohana, kuko nibo bahagurukije ikirema direct kiragenda. Nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi ako kanya. Nibareke kubeshya Abanyarwanda, bareke no kubiba inzangano. Hariya ni bari kwemfluence society, bari kubiba inzangano mu bantu bagiye batandukanye mu buryo bukurikira. Nimba umuntu yicaye ngo umuntu umeze gutya na gutya njyewe ndamuhindura, umuntu umeze gutya na gutya uzamwitondere, ari kwangisha abantu rubanda. Ikindi araza gutuma, kuko twemereye yuko hari igihe umuntu ashobora kuba ameze nk'abakobwa ariko adakora imibonano mpuzabitsina n'uwo bahuje igitsina, sibyo? Kamere muntu araza kuza gutuma umugore wifitiye umugabo ufite karagiteri z'abakobwa ari buze guhita azana induru mu rugo. Icyo tukemere. Araza kuza gutuma umubyeyi ufite umwana umeze gutyo, kandi atanabikora, aza kuza kuvuga ati nawe intambara zivuke. Ibyo byatangiye kuba, sibyo? Ni ibintu biri ndi guhamagarwa n'abantu batandukanye, ati nyabuna n'abantu b'i Burundi bari gukurikirana uriya mugore. So rero ntago bino bintu bibaho, nta n'ahantu byabaye. Mwe nimumbwire namwe ko muri abarokore, abantu bari kunyumva nimba ari abarokore, wigeze ujya kwihana ibyaha ngo ako kanyu batizwe wuzura umwuka wera ujye no guhimbaza Imana ujye kuri aritari? Oya, hari step, hari intambwe ubanza gutera, hari urugendo bisaba, hari ukwiga inyigisho z'umubatizo, hari ukujya kwiga guhinduka kugarukira Imana, hari kwigisha n'uguhozaho. Ariko ako kanya uragiye ukubise ibitangaza aho ngaho, wogosha umusatsi niwe uzakwereka ko umuntu yakijijwe, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ikindi ndashaka kwizibariza uriya mugore intwara akoresha muzo basogokuruza bacu bakoreshaga kugira ngo afashe no guhindura bariya. Tuzi neza yuko igufa Samusoni yakoresheje ibitangaza, tuzi inkoni ya Mose, tuzi ibuye Dawidi yateye Goliyati. We ari gukoresha ihe ntwara muri izo ngizo direct, bigahita bikunda mu munsi umwe. No kuvuga ngo nareke kubeshya abantu cyangwa bareke kubeshya abantu. Gukizwa birashoboka birashoboka, ndabyemera cyane. Ariko se ako kanya mu kwezi kumwe, mu cyumweru kimwe, umwe araje wa
gutese ahubwo afite akarimi karyoshye twaravuganye nge uriya mama twaravuganye nareke ahubwo hari ikintu namufasha nahindure content nabyite changement de comportement kuko guhindura imyitwarire birashoboka ariko guhindura imyumvire n'imitekerereze tebisoboka na kamere muntu kuko sex orientation y'umuntu na identity ntabwo ushobora kubihindura nicyo kintu nzi kidahinduka uko byagenda kose birashoboka yuko imyambaro bayihindura ingendo banaye zigahinduka ariko sinibaza yuko sex orientation yahinduka kubera ko ni kamere muntu ni imyumvire ni imitekerereze kuko bafite identity yabo bakanagira sex orientation yabo ntabwo byashoboka kuyihindura ariko guhindura comportement birashoboka naho rero nareke gukomeza no kubiba inzangano ngo na runaka wibunaka ngo na ba runaka baze bajye hehe namwe mutekereze cyane mumbwire icyo kintu uko gishoboka aba bantu bose sinibuvuge amazina nta muntu tumeshoninga amazina ye byukuri hari ingaruka tuvuge yenda cyangwa se hari nk'icyo yenda bashobora kuba expecting cyangwa icyo bashobora kuba batekereza yes cyangwa ejo bundi biturutse kuri kubaho yes nicyo kintu baba barimo baribeshye bari kureba hafi haba bariya nuriya uri kuvuga kuriya genda mwumva uriya mama ibyarimo nibyo ari kugerageza gukora ariko nareke kubigira too much nareke kubigira gukabya kuko hari ibyo bamwe tuzi n'Abanyarwanda tubona uriya ni gute ushobora kubwira umuntu noneho uraza imbere ngo namuhinduye gute se wowe wahindura umuntu ntago bibaho ikindi ari kwangisha abantu rubanda kuvuga ngo noneho abameze gutyo bazabaho gute bazabaho nk'ibivume kandi twemerane neza yuko nta vangura iryo ari ryo ryose ryemewe mu gihugu cyacu reka tubifate gutyo kuko hari n'ibindi bihugu babatwika sibyo ariko mu Rwanda oya amategeko y'igihugu cyacu ntabyemera ikindi yijya iriya ni discrimination ushingiye ku muco no ku madini wishingira ku muco ngo uhohotera abantu runaka ngo umuco wacu ntubyemera umuco wacu gute umuco wacu kera wemeraga ko mushyiraho amatiro mukageza mu gutwi kera hari ubwo byabagaho voilà amadini nayo ijambo ry'Imana ravuga ngo wowe urinde nimba mwibukaho ryanditse muraza kumbwira nimba mwigage nize Bibiliya yes wowe urinde ucira mugenzi wawe urubanza urinde iri jambo ry'Imana rabivuga none se ni gute uzajya kuvuga ngo twaragwiriwe ngo nakazu k'amashitani ahubwo wowe senyera satani ijambo ry'Imana ravuga ngo nimureke urukunguru kurire mu masaka igihe nikigera ruzatoranwamo rutwikwe ahubwo bagiye kuzana guhanganisha abantu sinzi nimba muri kubibona ngewe ndi kubirebera mu buryo bugari ntago ndi birebera mu buryo bwa hafi bwako kanye amareshya mugeni si yamutunga umugani w'ikinyarwanda mwiza cyane nagerageza arebe ukundi kuntu bigenda kuko noneho bari gutorotira abantu bari muri torotire ukabona baraguhamagaye alo batanga amanimero ukabona umuntu nanjye ubwanjye barantelefone je barantelefone nejo bundi nari ndi kumwe nawe jewe nukuri nari ndi kumwe nawe ngo je hari umupasteri wambwiye ngo nuhinduka ari ntuzenya ngo ari Burayi ngo Djihad ngo rwose ngo azagufa arafashe ikimbuzi kigewe uhinduka kuki ngo nuhinduka ndahinduka iki ahubwo niki mpinduka uwo mupasteri uri aho ngaho noneho bareke kugira bari kuzana ahubwo noneho bagiye gukoresha ibyaha uriya mupasteri tukunda kandi twuba Antoine baretse gutuma bamuteza ibyago ibibazo bya hato na hato mu buryo bukurikira n'ubundi mu nzu y'Imana ni heza abarimo bagubwa neza bajyayo barajya noneho bari kujyayo hari ibice bitandukanye ngo hari ibice by'abatinganyi turi kumvikana
mu nzu y'Imana ngo ni intama, mu kandi kamwe ni intama, ubundi ni abatinganyi. Mu nzu y'Imana hari n'ikindi gice cy'abakristo bari jewe nakurikiranye event zose zigenda ziba. None se ni gute ushobora kuvuga ngo aba ni bajye gushima kwabo abandi bajye gushima kwabo, kandi abashima Imana bagomba kuba bari kumwe? Ntabwo bibaho, ntavangura imbere y'Imana, ahubwo undi afite ukuntu ari kubireba nuko abitekereza. Yes, yanjye ikindi i Burundi byakomeye. Yes, abantu bakurikira kiriya gitangazamakuru bari guhohotera abantu bari Burundi, ngo mwebwe ngo muzahura ngo na shangazi ngo we mu Rwanda. Aba ubwo uri kumva bakambwira bite byanyu. Njewe mparanira uburenganzira bwa muntu, am human rights defenders, siko bimeze. Ariko ntago nibutse umuntu uburenganzira bwe, kirazira. Ariko shimangira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kuko ndahamya neza umuntu ashobora kubaza uburenganzira bwe ariko atazi uko agomba kubutwara, atazi amategeko. Icyo kirahari, kuko mu ngingo ya 5 ivuga yuko umuntu afite uburenganzira busesuye, sibyo? None ikindi kintu numva bari kuzana n'igiki aha n'ukwangisha abantu rubanda. Icyo mu cyumve rwose, iriya ni discrimination ahubwo iteye ubwoba. Twari tumenyereye silence discrimination, turayumva, ntumenya aho uri buze kuza kugihera. Iya kenshi no kuyihanganira biragoye, kuko ahubwo ihanganira ya indi ya direct rako kanya. Ariko ibi byo biteye ubwoba, ku ruhande rumwe yenda se ngo tugaruka Burundi byo se kubera iki biri gusa nko bizenguruka bikongera. No kuvuga ngo jewe abantu b'i Burundi bamwe turaziranye benshi, sibyo? Yes, noneho bati ese uwo muntu waho ngaho uri gutuma abantu baduhohotera. Djihad rero urumva iby'i Burundi byo biri kukugarukaho na n'ubwo bari kumva barabikubwira kubera tuziranye. Bari kuvuga ati se Djihad tubwira ayo makuru yaho mu Rwanda. Twe hano hari abagenzi bacu bari kuvuga ngo muzihana ngo muzahura ngo na shangazi. Ibyo ni ibiki? Urumva ko abandi bari kugenda bakabahotera ngo nibyo mwigira, kandi umwana ari hariya niko yavutse. Birashoboka ko umuntu ashobora kubyigira. Harabo bibaho ko umuntu tuvuge so ushobora kuvutse rinomo isanzwe bikora bikazagera igihe nuko umuntu akaguhindura. Yes, bitewe na situation runaka. Yego, swati hari ikigo wigaho, hari abantu mubana, hari abantu mugira gute, ariko biroroshye hitavayo. Biroroshye cyane ahitavayo, kuko si ibintu bye, niba ari ibintu bye n'ubundi. Yego, ahubwo abandi nimba umuntu yaravutse akakura akagira amahitamo ya sexe ye, icyo twakwita sex orientation, ntabwo ibyo twabimuhora. Oya, ntabwo bishoboka. Ariko biri gukubita hirya bigakubita n'ingo bigasenya n'ingo. Finally ntubona ko bavuze ejo bundi ngo baryamana n'abagabo bafite abagore, abagabo basanzwe bubatse baraje ahubwo bavuga n'amazina yabo, basi bagiye gusenya ingo. No kwica societe mu ruhande rumwe, twemere yuko mu mibereho y'abantu harimo ibice by'abantu haba hari umugabo w'umu bisexual. Bisexual ngo ashobora kuryamana n'abagabo akaryamana n'abagore. Ibyo ntago wabimuhora. Hari abameze gutyo. Ikindi biraza kuza gutuma ababyeyi batubyara bafite hormone z'abagabo bari bwitwa abarezibiyene kandi atari bo. Isibyo nimba umumama, ni hari abamama tuzi ko bafite ubwanwa babarirwa mu gice cy'aba transgender, baraza kwitwa abaki abarezibiyene kandi atari bo. Turi kumwe. Yego, biraza kuza gutuma ingo nyinshi zisenyuka hitwajwe umuco uriya mu mama ari gushingiraho, ntazi aho yawukuye, na Bibiliya ari kwigisha, none hakigaruka ati nge nabahinduye cyane. Noneho yarangiza ati ntago bihagije gusa nimumfashe nanjye mbafashe. Mama hindura content ureke aho, kuko ari guteranya abantu. Ku ruhande rumwe wowe ntabwo wemeza ko biriya bikorwa birimo biraba, hari icyo birimo birafasha abantu, birimo birabasenya, biri kubasenya. Kandi ikindi noneho abarokore nibo bantu bagira ihohotera ritabaho ridasanzwe, kuko bahita bavuga ibintu byose, bahita bavuga ngo byacitse kabaye toka stani
toka satani satani ari hehe ahubwo wikwimika satani wicira imanza abantu rindira imana yakurokoye yakugiriye neza nawe izamuhindura turemera yuko imana birashoboka ko imana yahindura umuntu yego ariko ntabwo umuntu yahindura undi ariko nanone hari igice kimwe ku kindi nk'uko nakomeje kubibabwira yego yes Djihad yenda ni uburyo bwawe yenda tuvuge ubundi kabiri yenda tukuvuga ati yenda kanaka ngiye nabiretse umwe ndabyo birashoboka ushaka kumva ati yenda byabayeho umuntu yitekerejeho ariko kumva ngo abantu 5-4 bahindukiye umunsi icyarimwe icyumweru kimwe ibyo bintu nagira ngo ugire ikintu bivuga mu by'ukuri ni ibintu bishoboka yego Imana ikora ibitangaza turabizi ariko umuntu umwe kuba yahindura abantu 5 umujyi umwe sibyo bintu bishoboka mu buhe buryo mu by'ukuri abantu yenda bo babibonamo iki mu ruhande rumwe ese muri byafasha societe iki muri ubwo buryo biraza gushimisha societe mu ruhande rumwe cyangwa urundi bamwe bavuga bati nta kidashoboka ati nta kidashoboka ikindi abahanga n'abazi gusesengura baraza kubona ko ari ibintu bidashoboka ikindi abantu bize ibi by'ubumenyamuntu psychology niko navuga bize biology cyane ntago babyumva bareberebera hariya ariko baceceke abanyarwanda benshi bari kubibona ariko bagatinya kuvuga bagaceceka ikindi biri gutuma abanyirangiyo bigiye baboneka byakunze nanjye hari uduturanye umeze gutya biraza no bamwe batangiye kugira ikibazo gikomeye cyane ati gute ukibaza ni gute mu cyumweru kimwe mu kwezi kumwe umuntu ashobora guhinduka ese hari guhinduka hari ibisabwa ese gukizwa byerekana kogosha umusatsi ni bimwe mu ugomba kubera ko bakijijwe ese bangahe b'abanyabyaha bakizwa ntibajye kuri social media ahangaha bari gushaka kwangisha abantu rubanda kandi muraza kuza kubibona ikindi hano haraza kuvuga bati reka turebe dutere ibuye hariya na hariya umva ko avuga ngo ni benshi madako wabyaye kenyera ukomeze nta kenyera akomeze yes ejo dore genda baha amezi 5 aya yonyine muraba mubibona nk'ejo bundi ejo bakoze live baratukana nanjye banshyiramo uribaza umuntu wakijijwe uri no guhindura abantu ari kujya gutuma batuka abandi bantu bariya bari kugenda batanga amanimero bayahereza uriya mugore agatelefona abantu babanaga nabo wenda nabo bahuye ni ibintu biri kugenda bigaruka kuko njyewe ndi gupostinga hakurikirwa n'abantu benshi bahamagawe n'uriya mugore bati nanjye yarampamagaye waretse nimba Yesu akabakuzanira ukabahindura kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo ninjye wabwirije iby'agakiza nta kabuza nzabigaragaza ni Yesu wabwirije iby'agakiza n'ubundi azabigaragaza nareke Yesu azabamuzanira areke gushyiraho imbaraga ngo ahamagare hinduka yewe ndagushaka biri too much haba muri community ya LGBTI ndetse no mu Banyarwanda muri rusange yes yenda ikibazo gikunze kubaho cyane nk'iki kintu bavugaga itorero bagiye kujyamo hari undi muryango bavuyemo yego niba bavuye muri abo bantu babagamo bakavuga ati twe turahindutse uyu munsi bakaba bagiye hari ahantu bagiye hari icyo bari gutekereza bagiye guhura nacyo ariko yenda akenshi ibyo dutekereza sibyo tubona ushobora ati yenda bongeye kubaka urugo umugore nzanye ni marayika twakundanaga yarishe rishushu ningira mu rugo niki tugiye kuba byo dukunze kubona cyane hashira icyumweru kimwe kanga kumva ngo uruki rwavuze ingumi zavuze bo yenda niki kintu bababwira yenda bitewe naho bavuye naho bagiye kujya kurande rwenda bize baradukurikiye yes nibwo banatadukurikiye hari umuntu wakurikiraza kubabwira yenda message muri buno buryo niki kintu bakwitondera cyangwa se bakwitwararika bitewe naho bavuye naho bagiye ku ruhande rwawe nka yes nkunda abantu bose nubaha abantu bose mu byubahiro mbagomba nibwo bumuntu batekereze barebe kure nibarebe hafi ikindi gukizwa ni intambara yindi kandi bazahura n'intambara ariko bazihangane niko navuga ariko barebe bicare basuzume ariko uzi umuntu ujya kuvuga ikintu ukumva afite ikiniga nimba koko wumva ushize amanga urarizwa n'iki
iyo ufite ikiniga nyine cya kintu kiba kikuboshye Yes. ariko iyo washize amanga ukivuga neza utuje bazahura n'ibibazo no mu rusengero bagiyemo n'ukuri bazahohoterwa kandi kuri abantu batizera ko abantu bahinduye abo ntibazabura muraje ejo bite ngo ntago turi bwicarane nabo urumva bazihangane batumbire iyo mu ijuru kuko nimba ariyo nzira barimo nibahusha gatoya inkoni y'Imana irabareba cyo ni kimwe kandi ni ikindi hari ikindi tutarenze ingohe ku bitekerezo bigenda bitangwa ahatandukanye bamwe bari kuvuga ko bashobora kuba bahabwa amafaranga cyangwa se bagahabwa ibindi bitandukanye n'abantu mu mpande zose kugira ngo baze bagaragaze biriya ibyo bintu sinabihakana sinanabyemeza mu ruhande rumwe nibivugwa ariko nawe tugomba kugira ikintu tubivugaho ese wowe waba wemeranwa n'abantu bava ko bahawe ibintu cyangwa hari ikindi ari ubundi buryo runaka babonye kugira ngo abantu bahindukire rimwe mu kanya gato nk'ako guhumbya isi yose ikaba nabivuze mu ijambo ryiza ndavuga ngo amareshya mugeni si yamutunga umunyarwanda wumva icyo kintu abwirwa benshi akumva benshi cyane yego icyo ni ikintu gihari rero sasa inda Djihad reka twere kujya kuri yes ibi bintu societe nyarwanda yes yakwiye kubibonamo iki ku by'ejo hazaza kuko ibintu turimo ntabwo birangira ejo hari ikindi kintu kizaza mu gihe yenda byagaragaye ko ni plank ikintu kiri hariya kirimo kirakorwa ariko yenda kitarimo kirafasha umuntu mu ruhande rumwe yenda kiri gufasha uwundi kuko nta kiba kidafite aho gifasha niba kitagufasha Djihad ngiye kiramfasha cyane icyo cyo kindi kintu gihari niki kintu societe nyarwanda uyu munsi yakwiye kuba ifasha bari abantu bamaze kwemeza ko bamaze guhinduka kugira ngo gakiza kabo gahame hamwe cyangwa se niba mu by'ukuri badahamije bigarukiraho bahoze baba mu mahoro n'ubundi nta muntu nda kuzabarasa mu Rwanda kubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu nta muntu ushaka guhora uko niyo yabiguhora yabibazwa n'amategeko icyo ni ikintu gihari mu by'ukuri nagira ngo dufate icyo kintu yenda cyo ukivugaho ku ruhande rwawe Abanyarwanda bareke kuba wa mugani bavuga ngo ubona ishitamba ugatanurwa wari wambaye Abanyarwanda bareke guca imanzi bavuge bati barahita bavayo reka barebe Abanyarwanda bareke kugendera ku byo bari kureba ngo bahite barushaho kujajinga abantu nabo babana nabo baturanye nabo bakorana sibyo bareke kureba ibyo bari kureba ngo batwarwe n'amarangamutima n'akarimi karyoshye kabo ndi kureba ngo batwarwe batekereze cyane bavuge ese birashoboka ese nibyo ese ejo bizagenda gute ikindi bareke kubatesha umuhanda umurongo ati muzasubirayo bati babafasha ahubwo babafashe be kubaciraho iteka be no kugira ikiremwa muntu baciraho iteka ikindi Minisiteri y'Ubuzima hari n'icyo nayisabira yego ibafashe yes Minisiteri y'Ubuzima irabafasha gute umuntu nabagana arwaye bamwiteho nabagana afite ikibazo runaka bamwiteho cy'ubujyanama bwo mu mutwe bwihariye cyangwa n'ibitekerezo yes no kuvuga ngo urugero hari igihe muri societe ntago twamenya ese gahunda zo kwa muganga zizakurikizwaho ntago itorero rizabihagarika nk'uko itorero rivuga ngo ikindi bakurikize gahunda za Minisiteri y'Ubuzima ibyo bazakora byose aho bazajya hose bazamenye kwiproteja bakoresha ako gakingirizo nubwo leta nubwo muri mu nsengero bavuga ngo ibyo nabyo bizabafasha n'ukuri ikindi societe ibafate nyine nk'abantu kuko uyu mugore we ari muri sezo hari sezo yahereyeho hari iyo yahereyeho hari yagezeho ari mu bihe bye mumureka akore filimi ze muzirebe muzikurikire mukurikira agasobanuye neza Djihad mbifata nka filimi kuko n'ubundi ndi kuyireba uzi ikintu n'umwanya wanje nkareba nkaseka nkafata nabigezeho kandi twarihurejeho narambwira ati wambonye ibintu ndi gukora wowe kumbe niho uri kubikora nari nzi ko ari n'Imana iri kubikora wiyemeza ko ari we noneho ikindi areke gukomeza gukomeretsa societe avuga ngo ntaba dushaka mu gihugu cyacu ngo nta rubyiruko dushaka mu gihugu cyacu namubwiye ngo nakenyera akomeze yarabyaye
kandi na nyina wundi abyara umukobwa cyane. okay. Djihad rero yenda turabizi nkufatiranye uri mu zindi gahunda kwari kugira ngo yenda twumve niba ngibi tunagushimira ku kanya duhaye hariko ndakwibariza ikibazo kimeze gutya. Yes. Hari societe babagamo. Yego. Iyo societe yabagamo uyu munsi bayiteye umugongo. Uyu munsi hari icyo ugiye kubwira kuri iyo societe babagamo tuvuge no umuryango. Yego. Biberagamo bari baturijemo yenda bisanzura ati ngiye wenda uyungu nagire n'umuntu bibahora abantu bakanabigukundira kuko icyo namaze kubona abantu benshi bagukunda iyo uri proud y'icyo uri cyo. Yes. Kavuga ati ngiye nduyunguye. Sinshobora no kubinyanya kuvuga ati nda Djihad ngiyewe Djihad turagendana. Yes. Djihad nduyunguye umfata gutyo nanjye pasi nduyunguye umfata gutyo twe duhora dusangira ibyo bitekerezo nujya muri societe yawe ugende nitura tuzahora dusangira ibyo bitekerezo nta kibazo. Hari icyo nda baragiye uyu munsi yenda bari kugenda banavuga yenda ahashi umuntu agutaye ntabwo kuvuga neza icyo. Yes. Shavuga ati wherever ibintu nk'ibi societe ibabayemo uyu munsi baracyara abana babo baracyara umuryango wabo. Yes. Bo bagakwiye kuba bafashe iki kano kanya bagakwiye kuba bakora iki kakanya kuri bariya banyamuryango babo basa nkaho babavuyeho bagiye. Oya umunyamuryango iyo ntago umufata kuko abafite ubuzima bayemo kuko hari n'ababaho muri ubwo buzima ariko batari muri uwo muryango muri iyo miryango biturije bari nka hariya nta kintu ishobora kubikoraho. Yego. Kandi niba n'ubundi nibagaruka muri uwo muryango ndahamya neza yuko bazabakira ndetse bazabajugunya kandi bahanira uburenganzira bwa muntu. Nibibaho ntago bibaho. No kuvuga ngo serivisi bazakenera n'ubundi utwo dukingirizo nibatajya kutugura muri butike bazajya kudufata aho badufataga n'ubundi cyangwa naho bakadufasha. Ikindi nta kintu navuga nko kuri iyo miryango kuko akenshi ntazi n'umuryango bari barimo ariko ndahamya neza yuko batakwanga kubafasha. Ntabwo akwanga. Yes. By'umwihariko rero yenda n'ubutumwa runaka twadufasha kanya kugira ngo duse nkaho dukemura abantu. Yes. Ntitwite ko kuri hari abandi bari bahari ku ruhande basanzwe banazwi. Yego. Bari kubona kubona uyu munsi nuzo yahindutse uriya yahindutse kanaka yahindutse. Yes. Wowe uri hariya gutyo baravuga ati wowe kubera iki. Hari abantu bagiye guhura n'ibyo bibazo nk'ihohoterwa cyane bitewe nuko yenda bari bamaze guhinduka yenda hari ibyo bavuze byabereye mu Burundi yenda mu Burundi bakomeza no kugira ibihe byiza tunabashimira ko banadukurikirana bagatanga n'ibitekerezo. Yes. Turabakunda cyane abantu bari mu Burundi cyane usibye n'abari hanze y'u Rwanda n'abari mu Burundi nyirizina. Yes. Bujumbura komeze kugira ibihe byiza cyane. No kuvuga ngo abo bantu bagiye gusa nkaho bagiye kugwa mu rungabangabo. Yes. Ese mpinduke nanjye ese nibi ngibi mu by'ukuri abo bantu yenda bari ku ruhande bari kugirirwaho ingaruka nuko yenda bari batangaje biriya bo baraza kubigenza gute wababwira iki? Icyo nababwira buri muntu afite uko abayeho babebo babicyo bakagombye kubacyo. Be yourself. Noneho dufite amategeko atugenga tunagenderaho uzaguhohotera uzitabaze amategeko azagufasha. Ikindi umuntu abaho uko yumva agomba kubaho ndumva nta kintu cye nakari kanyuzemo nagire ho mutera ihuye tunabwire no muntu uri kubahindura akomerezaho cyane kuba wahindura ibintu societe kabyishimira. Yego. Ni ikintu kidashobora buri umwe wese. Yego. Igihari rero ni iki ngiki mu ruhande rw'abadukurikiye mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza. Djihad yenda usibye tumaze kuvugaho hari ubundi butumwa ufitiye societe abakunzi bawe by'umwihariko baba bawukurikirana kuri Instagram Djihad 2020 baba n'abandi mubana mu buzima busanzwe abakurikira stats zawe abakurikira buri kimwe cyose ugenda ukora hari ubutumwa bafite mbere yuko uyu mwaka wa 2020 urangira bitewe n'ibyo ugomba kwitwararika ndetse n'ibyo ugomba kwitondera bitewe n'uko societe iri kugenda ihinduka n'isi ikagenda ihinduka. Isi irarenga kandi ukwirenga niko ica amarenga. Bagenzi mubeho mubana na buri umwe wese kuko umuntu afite ibye undi afite ibye apaha yo kubishuti buri muntu aba afite ubuzima bw'abayemo ku giti cye. Twubahane tugirane urukundo nk'Abanyarwanda niko navuga. Tugire ubumwe tureke guhangana bitari ngombwa tureke guca imanza tureke n'akato duharanire kubumwe. Yego. Kandi bazagira umwaka mwiza. Muzigira umwaka mwiza kandi cyabibabwira.
kagaruka ni Djihad 2020 Yes. ndetse nawe udukurikiye aho uri nkubwire ngo igihe bihe byiza ariko ukore subscribe ku Mpanuro TV kandi ibitekerezo byawe ni inyamibwa ushobora kumva ari bikuvanze udasobanukiwe Yandike muri comment. Abadukurikiye baragenda bagufasha kugenda urusha gusobanura. Nanjye ndaza gusoma uyu munsi. Sinjya nsoma ni munsi ndaza gusoma. Ese Djihad tukubwira ibihe byiza kandi mwaka uzakubere w'imigisha. Urakoze. Kandi namwe mwese mukomeze kugira ibihe byiza. Repasse kwizera mwari muri kumwe kamera mari kumwe na Eric mbabwire ngo Imana ibagirire neza mu byo mukora byose.